indangamirwa rwa Gasabo inderamye ingondoro wandohoriye indoro nduzi imundoro nduzi yaburiwe indagu iyo bita indege yo mu rugendo urwuje induru ruzira impundu abato bubu nirwo bagenda mu nzira yemwe nimumvise gatoya nimumurubuga ntere nimumurubuga ntere ijwi mu kirere mubwira ko namukunze mwiza bakobwa ibururwa ndameze murakoze cyane muri muzika nyarwanda ku ndirimbo za Kamariza. Aka kanya nka Inshuti TV ni wa muhungu wanyu bayirengereramo uko bisanzwe nk'uyo igihe cyose iyo mureba kuri mikoro zacu kuri kamera zacu iyo muhabona umuntu mumenya ko ari impano nshya. Uyu munsi agiye gutangira twibwira ninde ni muntu ki akora iki kugira ngo atangire tumaze kumenya. Murakoze. Ngewe amazina yanjye nitwa Muhawenimana Solange nkaba mfite impano nibonyemo impano nkaba ngerageza kuba nandika ibintu bitandukanye indirimbo imivugo ndetse nkanabivuga. Uyu munsi rero mfite ku mivugo yanjye nanditse mfiteho umuvugo umwe nifuzaga kuba nabagezaho munyemereye nawe bagezaho. Ni byiza urakoze kutwibwira ariko ngo wibonyemo impano umuntu yibonamo impano ate? Twari tuzi ko umuntu ari bubona impano y'umuntu. Wayibonye ute? Watangiye kubibona ryari kugira ngo nunatangira tumenye igihe umaze umenye ko ufite iyo mpano? Njyewe impano yanjye natangiye kuyibona natangiye nandika narigaga ku ishuri nyine batubwira kwandika ibintu bijyanye n'impano imivugo bavuga ko hari abana bafite impano bashobora kuba bakandika nyine bakajya guperezanta. Nagiye guperezanta umuvugo wanjye nari nakoze ngira amahirwe yo kubona nsinzi. Ubona nyine abantu banshima bavuga ati uyu mwana arabizi nanjye ndavuga ati nifitemo impano. Niho natangiye nandika imivugo. None tutari twajya kure kuva watangiye wamenya ko impano yawe uyifite kandi ushaka kuyikoresha ikakubyara umusaruro, umaze kugera ku bintu bingana iki umaze kumenya nyuma y'uko umenya ko impano yawe ishobora kuba uyifite? Ibyo maze kugeraho kuva nkimara kubona nyine nsinzi uwo muvugo nabonye ko nifitemo impano nangira kwandika nandika indirimbo nandika imivugo gusa nyine nuko nabonye nta bushobozi mfite ariko nabonye nyine nabigeraho byose biraharanirwa. Twizera ko byose biraharanirwa. Ugiye kubiharanira kugira ngo bigereho. Uyu munsi uri kuri kamera zacu za Inshuti TV turagira ngo iki kiganiro tugiye gukorana yenda ushobora gusaba abantu bashobora kuzabona impano yawe kuyifasha no kwitera inkunga tutari twinjiramo neza kugira ngo umuntu aze gusubira inyuma arebe zino nimero aze kugira. Wabanza ukaduha nimero zawe za telefone ushobora kubonekaho by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora kuyinyuraho akakugezaho cyangwa ubufasha bwe cyangwa se n'ikindi kintu akeneye kukubaza nimba yanakukenera kuba wamuvugira imivugo. Banza uduhe nimero zawe za telefone. Murakoze. Nimero zanjye za telefone ni 0788 92 84 38 9. Murakoze cyane. Umuvugo ibango ry'ibanga indarira ndoro wari indangamirwa rwa Gasabo inderamye ingondoro wandohoriye indoro nduzi imundoro nduzi yaburiwe indagu iyo bita indege yo mu rugendo urwuje induru ruzira impundu abato bubu nirwo bagenda. Ariko se mana niyo mperuka ko nta mpamba nkiri impano akaba atari n'impuhwe ihembura nkaba mpimba ku bw'agahinda maze bakampya ngo ndavuga amahomvo kandi impururiza abatabu. Ishavu yatewe mukuru wanjye ari mu mashuri yitwa isheje yashiraga isoni ibyo ndabizi maze abo mashagaga baramushoka bamushukishije utwo dushokora nka wa mushonji w'imushishe gutatuma ashoka mu mushitsi. Imbega ibyago mana yanjye imbega ibyago by'uru Rwanda byo kubyarana n'ububyayi ariko ababyeyi barebera abitwa ibibondo barendera. Ndavuga bimika ibyo bibondo aribo babimurira umuhondo mu kubate
agahinda ari ibibondo bagata ishuri bagata ihirwe ndetse ejo heza hagakumirwa u Rwanda rwera rukirabura indavuga abasore n'abasaza batanwa amasano ya ba sogokuru babasukuma nk'abagasomye bagashukisha isara n'isaye abuje agasura abangavu bacu ngo babashikanuzeho ibibondo iby'ibihombo bitabareba mwari mwiza ni wowe jisho nurangara barakujisha nta by'ubushake barabishonje wakisanga bagushoje haguruka bwangu urwanye iryaho unahakata baguharabika imaze amahoro arambye ahoraho iwacu n'amahanga yahaha i Rwanda iyo nsiga museka muri sirenge mara amasaha pagana umunsi nerwa iteka n'ubuto bwanyu butari ubuhaho bakunda bose musanzwe mu nsererezi erega sindambiranye ubu ndashoje kuyavuga yose siko kuyamara yari umuhanzi utari umuhanga kuko umuhanga ntirugira w'amazi aba n'umusizi utari umusazi usiga bagasigara basiganuza murakoze murakarama. Urakoze cyane kuri uyu muvugo mwiza. Ese uyu muvugo wawuhimbye ryari? Ese wawuhimbye ugendeye kuki? Uyu muvugo njya kuwukora natangiye mbona ibiba ku mwuru Rwanda nyenda rero wasanga umuntu aryamana n'umwana we cyangwa se n'umwuzukuru we ugasanga ukwitesha agaciro. Burya wakaguhaye agaciro ni uwo mwana wangije ni uwo mwana ushuka none dore uramwigaragarije ugaragarije ubwambure bwawe nta hantu yahera kubaha pe. Uyu muvugo wanjye rero njya kuwukora narebye ibiba muri iki gihugu mbona aho isi igeze nibwo natangiye kwandika uwo muvugo wanjye. Aho isi igeze ariko isi uwarebye ubona aho isi igeze wabigenje tukagira ngo ubone aho isi igeze. Njya kuwukora nakiheraho njye nahuye n'umusaza nubahaga mfata nka papa wanjye cyangwa muzehe wanjye pe unaruta papa. Ntangazwa no kubona ambwira ngo musure umusaza nkabona ashaka ari kugerageza ibintu nyine byo kuba ambwira ngo turyamane. Ndavuga umuntu nubahaga nka muzehe wanjye mbona ni nko kwitesha agaciro. Nangira nkora uwo muvugo niho bigiye bikubiye. Ikindi kintu nabonye ni uko mukuru wanjye yagiye ku ishuri. Mukuru wanjye ni umuntu wari umwibone ushira isoni ibyo nabivuze mu muvugo mwabibonye. Ubwo njye gukora uwo muvugo nagirebeye ku bintu bigenda bibaho mu Rwanda niho hantu nahereye nkora uwo muvugo wanjye. Njye ndibaza ubona wandika uri no muvugo n'indimbo nabyumvamo yari inama ushaka kugira urubyiruko cyangwa warabibonye bigenze ko ubonye bidakwiye uhitamo kubyandika kugira ngo gusa bihereraho cyangwa ufite n'ikindi ushaka kuzabigezaho? Igihe cyatumye nandika uwo muvugo cyangwa indirimbo nkora cyatumye nyikora rero nagira ngo ngire inama nk'urubyiruko ntakagira umuntu ugushuka ngo akushikishe iki reba umunangana nka papa wawe kweri. Atangiye kuzana ibintu byo kugushuka rero nagira ngo ngire inama urubyiruko kandi n'abantu bakuru pe twihesha agaciro. Ntugashaka kwisuzuguza umuntu niba nakubahaga ntabwo nakongera kukubaha tumaze kumbwira ibyo bintu. Niho nahereye rero nkora uwo muvugo wanjye cyangwa se indirimbo. Sawa noneho urakoze. Reka noneho udushyireho indirimbo kugira ngo tujyanishe umuvugo wawe n'indirimbo yawe noneho turebe koko nimba ibyo utubwiye ari byo by'ukuri kandi ndabizi neza ko impano yawe ikwiye gushyigikirwa. Komeza. Bakobwa inshuti zanjye bari bururwa ndambeze muraho ndi nka mugenzi wanyu ubahayiba agakurira ibanga bisabira akwihangana mwite kurya banga ndarisabiye burya umuhungu ntiyanyaba gukunda mu gihe cy'ibyago nagaza kurinda ni wowe uzishyira kuri gahunda maze yaba nziza ejo hakaba heza. Ubwo rero nifatiye ingamba nk'ingabo ku rugamba bari beza bahuza
bava amaboko yacaga akora ibyo baduhonga nararebye nditegereza nsanga twishyize hamwe twabigeraho tugakura amaboko mu mifuka maze tugakora tukiteza imbere tugakura amaboko mu mifuka maze tugakora tukiteza imbere birababaje biteye agahinda kubona umwana atwara inda bidateguwe n'uwayimuteye atamufasha ahubwo atamurebesha n'irihumye kuvuga rero bakobwa nshuti zanjye ubuzima ntibuha aba ni mu butange n'ababutanze mube mu bwigu by'abato badukomokaho tubahugure nararebye nditegereza nsanga twishyize hamwe twabigeraho tugakura amaboko mu mifuka maze tugakora tukiteza imbere tugakura amaboko mu mifuka maze tugakora tukiteza imbere basore mfata nk'abasaza bagapfa kaburiwe mu kinyarwanda n'impongo nimureke gukinisha ibyo muzi mutazagwa mu ruzimu rw'ikiziba kamace yanyu yaciwe burundu kandi ibihano byanyu byashyizweho n'abahanga erega ubu ngubu nta kubahisha niyo y'abadata njyewe namutanga kuvuga rero nifatiye ingamba nk'ingabo ku rugamba bari beza biranejeje birananejeje cyane rwose kubona impano nk'iyi ijwi ryawe ni ryiza rirabasha ninde muntu w'icyitegererezo cyawe muri muzika nyarwanda umuntu w'icyitegererezo cyane muri muzika nyarwanda nsa nk'uwagendeyeho cyangwa se navuga ujya umfasha nyine narebeye ku ndirimbo za kamariza numva ndazikunze urazikunda cyane hari indirimbo za kamariza uzi kuririmba se ngo uducishirizeho gato cyane byibura gato cyane ndabizi urabishobora kuko ijwi ryawe ryo rwose ntago twashidikanyaho gerageza utugiremo utwumvisheho gakeya kuri kamariza indirimbo ya kamariza nkunda ndabwiraho gatoya gato cyane nta kibazo nimuve mu nzira yemwe nimubise gatoya nimumurubuga ntere nimumurubuga ntere ijwi mu kirere mubwira ko namukunze mwiza mubwira ko namukunze mwiza ntabwo tubyemera niba bishoboka ko indirimbo yose wayiririmba